Ndagusuhuje wowe ukurikiye Jaras Official TV, nkwifurije gukomera wowe wabuze abawe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nkwifurije gukomera no kwihangana. Turi kwiyubaka ku nshuro ya 28. Ariko ibiturogoya byo ntibibura umunsi ku munsi. Hari byinshi biba kandi ibibi n'ibyiza ni bimwe mu biba bigize umunsi. Ku Kamonyi rero habereye impanuka ikomeye cyane, ikomerekeyemo abantu bagera kuri 14 kugeza ubu ariyo mibare dufite, ahitwa mu Nkoto. Ngira ngo murahazi, wenda bazi umuhanda ujya mu majyepfo mu murenge wa Gacurabwenge, aho mu karere ka Kamonyi. Ni impanuka yabaye mbere ya saa sita, mbivuge gutyo, cyangwa se mu masaha ya mu gitondo. Iyi mpanuka bikaba bikekwa ko nk'uko muri kubibona ishobora kuba yatewe n'imodoka y'ikamyo imwe yo muri zino sosiyete z'Abashinwa zikora imihanda, bivugwa ko yagonze indi. So rero umwe mu bari hano habereye impanuka aganira na Igihe dukesha iyi nkuru, tunashimira undi muvandimwe witwa Honore nawe waruhari waduhaye no mashusho. Yabwiye ko ikamyo isanzwe yifashishwa mu gutwara umucanga, nyine nkuko nayo mbibabwiye, yagonze indi modoka bigatuma nayo igonga izindi, bigateza impanuka ikomeye cyane. Muri kubona mu magambo ye yagize ati ikamyo yacitse feri igonga izindi modoka 8 zirimo Coaster 3 na Range Rover. Ubwo iyi voiture yo ubwo yaburijwemo, muri kugenda mubona ari niyo RAV4 nayo ntiri kubarwa. Ubwo yabivugaga cyangwa se ubwo yaganiraga Igihe yavuze ko yabonye abantu 14 bakomeretse. Avuga ko harimo abagore 2 bakomeretse cyane. So rero ntabwo turamenya imibare kuko murabona ko ni impanuka yabaye nini, impanuka nini cyane. Urabona ko byajemo n'abagenzi babe bateza amabisi asanzwe, si imodoka ziri prive gusa. Kugeza ubu rero ntabwo haramenyekana neza umubare wa nyawo w'abantu bakomeretse cyangwa se niba wenda hari n'abayiguyemo, ariko nuko nguko byagenze. Jaras Official TV ibihabaye kugira ngo ibageze amakuru biba biri kuvugwa nibiba bigezweho. So rero ushobora kuba ufite umuvandimwe, ushobora kuba ufite inshuti yawe uziko wenda ari unyarukire mu majyepfo, ushobora gukora ku murongo wa telefone ukabanza ukumva niba umuvandimwe wawe ari amahoro. Byaba ari byiza, ariko twihanganisha nyine imiryango, inshuti n'abavandimwe bafite abo baburiye muri no mpanuka itoroshye, mpanuka mubona ko rwose buri umwe nta kindi kintu cyari kimuraza ishinga uretse gutelefona yaba mu muryango cyangwa se n'abandi bantu kugira ngo bamenyeshwe uko byifashe mbabarira. So rero abo bagenzi muri kubona bagenda barunguruka nababashije kuba bazima, ariko abo bakomeretse, abagize ikindi kibazo, hari nk'uwaba yabiguyemo, ibyo byose ntibiramenyekana. Ariko ibyo ari byo byose vuba bidatinze muramenya amakuru, kandi wenda natwe nitugira icyo tumenya turakibabwira. So rero niba ufite uwawe rwose uzi ko yahagurutse mu rugo uyu munsi
yerekeje mu majyepfo, byaba byiza umubajije kubera ko iyi mpanuka urabona ko yangije byinshi. Tuyibukije gato wenda kubo tutatangiranye, ni impanuka yabereye mu Nkoto mu murenge wa Gacurabwenge mu karere ka Kamonyi, none kuri wa gatanu tariki 8 Mata 2022. Iyi mpanuka bikekwa ko yatewe n'imodoka y'ikamyo yabuze feri ikagonga izindi modoka 8 zirimo na Coaster zigera muri 3 uko muri kubibona. Imodoka ya Range Rover, harimo Rava 4 nayo muri kubona isa nk'iyarenze umuhanda, nubwo ubona ko abari bayirimo bashobora kuba barokotse. Harimo iyo voiture muri kubona, iyo voiture nayo ya Brefonse ngira muri kuyibona yo. So rero ibisigaye ni ukumenya niba koko nyuma yabo 14 nta bandi bashobora kuba babyangirikiyemo cyaba bitakarijemo ubuzima. Ahasigaye naho amasengesho nk'iyi Rava ko yangiritse cyane, ariko Imana niyo nkuru. Reka rero njyewe mpindira ahangaha. Abari bakurikiye Jaras Official TV murakomeza kubibona mu mashusho uko byari byifashe, wenda bitewe no gushishoza kwawe ushobora kumenya iyo plaque, wenda ukavuga uti wabona ari umuntu wanjye. Ushobora gushishoza cyane ukavuga uti wenda iyi bisi ndayizi, reka mbaze abari bayigenzemo uyu munsi, n'ibindi nkabyo bikuganisha ku makuru nawe yakugirira akamaro. Dukomeze kwibuka twiyubaka. Mwakoze kubana natwe. Bye bye.